Tubahaye ikaze mu Umurishyo Art Gallery. Ni ikigo cyiza ushobora kubonamo uko umuturage w'u Rwanda yabagaho, uko umuturage w'u Rwanda yugariraga, uko umuturage w'u Rwanda yahunikaga imyaka, uko umuturage w'u Rwanda muri rusange mu mibereho ye yose yabagaho mu nzu za kinyarwanda nziza, uko yaryaga, indyo yaryaga, murabizi ko umunyarwanda yaryaga neza, uko yitiraga amata, indyo ya kinyarwanda, ibishyimbo, imbuto enye zari zigize imbuto z'abanyarwanda. Ibyo byose uraza ubihasange. Urahasanga ibinyobwa bya kinyarwanda, urahasanga kandi uko umunyarwanda yabagaho mu buryo bw'imyidagadurire. Uzahasanga aho tuzaba dutaramye, dukina igisoro, dutaramiye kandi ku gicaniro cya kinyarwanda, aho tuzaba duca imigani, umurishyo w'ingoma nawo uvuga. Mbese uzaze wihera ijisho urebe ibyo utaherukaga kubona, uzahabona urusyo, uko twahekaga abageni, byose urabisanga mu Umurishyo Art Gallery. Bigo by'amashuri, mushyitsi waje akugendereye avuye imahanga, diaspora nyarwanda, za ministeri ndetse n'abandi bose abashyitsi baza mu Rwanda, ntubacishe ku kibuga cy'indege i Kanombe utabagejeje ku Umurishyo Art Gallery. Urahasanga ibintu byiza cyane kandi uzasanga unezerewe, bityo uzasubira iwanyu umeze neza, ufite u Rwanda rukugendamo ndetse n'urwo warerewemo. Ikaze mu Umurishyo Art Gallery, duhoberane n'umuco wacu.